uyu mukino wa Liverpool na Manchester United nitsindwa n'ubundi biraba ari impamo ko Ruben Amorim nta match ebyiri atsinda zikurikira azazibona ashaka kutazibona nk'akazazibona handi kuko abashaka rwose bashaka match ya kabiri ukayigereka kuri Liverpool cyane Anfield why not haragoye hari ahantu ubushize yavuye ahanganyirije 2-2 ubwaheruka nk'ibyo twavuga ngo u Rwanda ngo ntirutsindwa kikurikira biragoye agiye mu bihe bigoye ukina South Africa cyangwa Karalisa aduhaye agiye mu bihe bigoye kuko urebye intego z'aya makipe yombi ifite ikihomba kinini mu gutakaza umukino ni Liverpool kera ntago ariko byabaga bimeze kera nyine byabaga agatuza ugatuza itsinze indi kabifite kandi na avantage fatika ngutsinda ngo kure ku gikombe ibyo byaba ari match bahuza ariko uyu munsi intego z'utwara igikombe n'intego z'ushaka kuva mu myanya 10 n'ingahe biratandukanye umupira w'amaguru birashoboka pe kimwe mu bintu bizagora Man United kuri bene izi match ziba zikomeye izi match zifashwa na effective eske waza kugira umusimbura ugira icyo agufasha muri match waza kugira umuntu ukura kuri bench uza kugusayidira mu gihe Brian Mbeumo mu gihe Sesko mu gihe Kunya na Fernandez bananiwe n'abandi kuko Liverpool neza bisabwa gukora iyo bwabaga kugira ngo igarure icyubahiro cyayo gutsindwa match 3 ntago byaba ari ibintu bivugitse pe kurana rw'ikipe ya Liverpool no match irakomeye mu gihe kuri United nyine ishobora kuwutakaza izahita ijya gutegura Nottingham harya Manchester Man United imaze kuwutakaza bigiye gutegura nde Manchester United zahita yakira imaze kuwutakaza izahita ijya gutegura ikipe ya Gonyagasani izahita yakira Brighton Hove Albion yawo gutsinda banza ari Liverpool hari washonje none se nkubeshye iyi yamaze kuzeyuka kweri mu buryo bungana gutya akungiye ndi amuri mfite ikizere nk'iki nazi kubita ifite Brighton home Nottingham away Tottenham home izava kwa Brighton Tottenham izava kwa Brighton izakira Brighton itijya kwa Tottenham ite yakira itijya kwa Nottingham ayizayabona ive kwa Nottingham yakira Tottenham Hotspur igiye kavukiye enda statement ndakurahiye ariko nanone nubwo muvuga kubisa ariko Liverpool ku mwanya wa mbere na Liverpool ifite ibibazo Liverpool ni datsinda United irahava ijya kwa Aston Villa ijya kwa Manchester United irasohoka nako kwa Manchester City irasohoka kabiri ariko no bimikiro sisigaye yaragoranye muri Premier League byagenda biti ndino bizanye koko nta match cyoroha nta match yoroshye mu Bwongereza nta nimwe gusa urumva nka United gukina na Tottenham ni ingorane yabaye bete noire urumva cyakora wenda ya manota ya Brighton na imikino ibiri yo gutsinda harimo wa Brighton no Nottingham igahitigira ibiri kikurikiranye uwo ku cyumweru sindi kubara pe muyitsindika uri kureba mu ibase yawe yandi kureba nkabona uwo bita Mohamed Salah nkareba uwo bita Ekitike nkareba Isaac nkareba Gakpo nkareba Sobizorai nkareba Viritsi nkareba ngasanga birimwo pe kutareba Sisgo na Brian Mbeumo yaje gitsinda ari kimwe kirahagije se Mbeumo gusa nanone nitayifatira na kugama Maridashvili ye niki azabagarutse ari soni reka bifite ibigero byinshi no gutera mu bambirwe mu gusa sazaga mu kwa 12 match over ya kabiri n'igice over ya kabiri n'igice muri uyu match ino match ushobora kuzaba igitangaza cy'ibitego 3 kuri kimwe ku ruhande rumwe ko match za international break zigorana abavuye muri international break ziragorana bose ariko baragiye zigora buri wese ni 3 kuri kimwe ubu kipe bujya bugorana n'ubungu babwara bufite abakinyi benshi baba barasigaye 3 byiyihe imwe muri izi ebyiri zizahura 3 kimwe akuvuga urabizi izabitsinda mutima wawe rimwe imwe izabitsinda indi bitego 3 yihe nyine uramutse urubetinga ubwiye kubwira abantu over ya kabiri n'igice washyiraho aba inde over ya kabiri n'igice aryo ryama ari bibiri ari kimwe ugategereza ko icyatatu kijyamo kuri ruhande ukakibura kirimbuza uramubona hari yakaniye hako filime yigarutse yimba nishimye pe ntago bisesengurika bisesengurika ikipe yatsinze Chelsea urumva ndasesengurika
nyamara babe mani ifite kwigarika umuntu gusa Liverpool ngewe ntegereje reaction yayo nitsindwa na Manchester United ikatsindira Anfield Road nibyo Karaga baravuga ati Karaga aravuga ati Liverpool ni nanganye na Manchester United nabwo yagabagiye yavugaga ati sinzaba nyibara ku gikombe uyu mwaka oya wayibara aracyari kare irabigaragaje imbaraga nkeya zidasanzwe wayibara ariko hari ikizere n'igitinyo nayitakaza rega burya bino bintu byose bisaba ko na adversaire mujya guhura hari ubwo wamubitsemo ntago imikino Liverpool mwa kushize ukuntu amakipe yipangaga ariko yatangira kuyipanga uyu munsi hari igitinyo ubu batakaje mu kuri adversaire wari wese muzajya guhura abizi ko bishoboka arega ni ukuzana United zisanze hano hano adversaire wese avuga ati zaza ryari mbona yanjye ko na runaka yabonye ko Chelsea yabonye United yabonye City bivuga atazaza ryari ko nanjye yakeneye yanyabike kuyandi ugasanga no kugena utakaza icyo gitinyiro mbere y'abantu muhanganye usanga buri match yose adversaire kwiteguye nkaho nyine agufiteho uburenganzira ko gutakaza imikino ibiri ikurikiranya hacamo umukino uko tujya gukina ikipe ya Manchester City naho nta kizere nabona ko uzawutsinda naho bere iki ushobora kutakaza ariko nekereza ko buri Liverpool iki byashyi kisunika niyo yabitanameze neza urya Anfield Road ari kundi kuntu ime gikora ibintu byayo Nimwe ko bigatatu izabirya ariko afana ba United mu gute none nibazaje kwa basaza ujye uvuga ngo arya ngo baziririmba bate basaza baririmba gakondo gusa ngibyo nguko ni kuri Liverpool ndetse n'ikipe ya Classico y'Abongereza Manchester yasize indi pe iri kure haki bikombe baracyabinga Ruben Amorim genda defende bibe bikeye tazahagarara nabo karya umuba nka muvandimwe wawe Eric Ten Hag hari gihe wajya igitekerezo ngo ufungure ikintu agora Ten Hag agiye hariya ikintu cyonyine United igomba gukora hariya no kudefenda igakina counter attack c'est tout counter attack cyane igiye Anfield nta kizere muyiha ibiranganya cyekana Casemiro Manchester kubitayo 0-0 kizamuka Casemiro imbere turadungu tuba tunyanyagira kuri ya bazamuca hise okay United igiye ako nibaza umutoza ikizere ubuyobozi uri kumuhereza warahi nta kibyaza umusaruro hakuze umuboss kwitambikira akavuga ati jewe imyaka 3 naguhaye ndi umugabo wo kwirinduka azasoza kontara yawe kati nta byiza bamwije bimwe ndabizi ariko nagerageza namwiture uyikomeza gutuma bavuga ati irukana umuntu ahangaho ubundi kavukire yarakwiye kwakira impano mu gitondo kwa mbere y'ibitego 2-1 bya Ruben Amorim yakubitiye Anfield akabati boss wangiriye ikizere nanjye ndi umugabo wo kukirinda ariko se umuntu akugira ikizere ngo ntazakwirukana avuga cyo urya 6 avuga cyo urya 4 ni kamatanga bakwikwika nabo akabati boss waranyizeye dore ngibyo wanyizere nimbwi Liverpool ihabwa amahirwe nayikubise Chelsea nayikubise izindi zaza nazo nari sinari yarancitse agakora statement bizo gutya ati nayigarutse mu gitondo ntiyanshobora ariko bazagenda atavuga ati nakinye neza ariko byanze ni iminsi yo kwikamata ya Murimo kwemeza abantu ko kuri United kandi nta mu afitiwe na kavukire ari ubushobozi bwe butumye haba gusa nta kindi nayifatira no mugana ataraza Alisson Becker nayifatira ni Florian Wirtz atarabona kufunga neza nayifatira ni Mosala nawe nagameze neza nayifatira muri ibyo bihe ayikubite duhita twibaza nanone uyu mutoza Arne Slot ubundi ibye bimeze bite ariko ubwo Magnifique nadwe interview ya chairman wa Liverpool witwa Tom Werner agaruka kuri Arne Slot ubwo bamuhaga akazi turebe ubundi Liverpool yo yabonaga iki muri Arne Slot aha kugira ngo tubijyane neza ariko Arne Slot kugeza ahangaha umubona ute muri Liverpool akakanya ubwo hari no bita Simon Jordan yamuvuzeho we ni umunyamakuru yego wa Talk Sport ariko nk'uko bivuze nawe yavuze ati nibwo turi kubona Liverpool ya Arne Slot ayubaka mu maso yacu iyo ndebye Arne Slot nekereza ko mbere na mbere nabonye utilizer buriya abantu barakubwira ngo
umutoza yasigiwe ekipe nziza yego ariko si we wa mbere mu mateka usigiwe ekipe nziza bikamuhombana sibyo Yego. buriya abantu ako kantu bajya bakitondera ngo uyu yashorewe amafaranga ngo uyu bamushoreye amafaranga ngo uyu nguyu ngo byagenze gutyo uyu ntibyagenze gutyo oya hari abahabwa amafaranga bigende neza hari abasigirwa ama ekipe meza akaba ariyo bagira gute bayasenye Yego. ibyo ngibyo birahari nuko umupira w'amaguru wubakitse ariko Arne Slot ekipe ya Liverpool imutekerezaho twabikomojeho tugana kuri FSG yego batekereza new model uburyo bushya bugezweho bwo kuba mu cyo twakwita ngo ni the Perez model niko Mike Edwards yabyitaga ubu ngubu currency iho ikipe ya Liverpool mu buryo bwa Perez wa Real Madrid mu buryo bwa Perez ni ubuhe kugira abantu wenda bamenye ibyo turi kuvuga yego akubwira ati muri concepts z'ibigize icyo twakwita ngo ni Perez curriculum nyine the Perez concept Yego. ubundi Perez atekereza gute umupira icyambere selling all the players at the right time kugurisha abakinnyi bakuze mu gihe nyacyo players being at the club because it fits and arguably on the club's terms abakinnyi bakaba mu ikipe kubera ko bajyanye n'ikipe cyangwa se bajyanye n'iby'ikipe itekereza mu buryo ubwo ari bwo bwose no mu mahame ya ekipe yego scouting players from non-EU areas gushaka abakinnyi gushakira abakinnyi hirya no hino hatandukanye hanze yo ku mugabane w'uburayi buying many young player talents ready to succeed at the senior squad level kugura abakinnyi benshi bakiri bato biteguye gukora ibishoboka bakajya mu ikipe nkuru ku rwego rwayo recruiting dominant athletic profiles kugura abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru yego bafite ikinyuranyo nyine ibyo bintu wigeze wumvamo kuzana umutoza w'igihanyanza oya bivuze ko Liverpool yo igiye kubaka umushinga niko Mike Edwards yabitekerezaga noneho bawushakira umushumba muri make they want a coach not a manager yego umutoza azajya aza yisanga aho ngaho urakoze cyane rero ahantu baribuka abatoza batatu baganirwagaho mu kazi hari umutoza Ruben Amorim Liverpool yamutekerejeho aza mu Bwongereza aje gukora ama interview muri za West Ham sibyo ariko na Liverpool yari yamutekerejeho undi batekerezagaho ninde ni Arne Slot uwa gatatu batanatinzeho cyane bavuga bati Xabi Alonso ariko Alonso bavuga bati Real Madrid bisa nkaho yadutanze mu kumuganiriza impamvu bahisemo Arne Slot ni iki barebye ku mikinire ya Jurgen Klopp barebe se Amorim na Klopp na Arne Slot ninde muntu wahita yuzuzanya n'iyi squad aka kanya kuruta uko twazana umuntu uri buhita ahindura filozofi yari imaze imyaka 8 bahitamo Arne Slot atsinda icyambere icya kabiri bavuga bati ninde ufite uburyo bw'imikinire bwafasha ekipe kubaho by'igihe kirambye bijyanye na academy yacu structure irimo n'abakinnyi tugiye kuba twifuza hirya no hino bahitamo Arne Slot nuko Arne Slot yabaye umukandida muri ekipe ya Liverpool bamuhita maze coach nk'umuntu uzajya ahabwa ibikoresho we akagira ibyo agira gute abibyazamo umusaruro ariko mwiza rya Richard Hughes ni umuntu batekerezaga ariko mu buryo bwe ajemo ni umuntu uzanya na Arne Slot kuko niwe wamuscoutinze cyangwa se niwe wamusabiye akazi muri ekipe ya Liverpool bavuga bati bazuzuzanya byibuze bagere ku musaruro nyawo ekipe ikeneye mbona gute Arne Slot akiza mbere na mbere test ya mbere bamutekerejeho yarayitsinze guhuza n'ibya Jurgen Klopp yasize akabibyaza umusaruro niyo mpamvu nahiye ku ijambo utilizer kubyaza icyo wahawe umusaruro sibyo icya kabiri cyonyine Arne Slot noneho yize no kureba Liverpool birenze ihagaze ako kanya atekereza no kuhazaza mu buryo buri mutoza wese uje muri ekipe Cedro agira tendance yo kuvuga ati mumo bakinnyi banjye ariko Arne Slot yaravuze ati nima mfite amasezerano y'imyaka 3 nkaba nsanze ekipe yahanganaga igikombe Arsenal yabaye gatatu sibyo nkaba nsanze abakinnyi bari ku rwego rw'abasara na ba Virgil icyo nsaba si abakinnyi banjye reka mbanze menye nabo noneho se zikurikiraho menye uwinjiramo muri uyu mwanya arinjiramo kubera iki uyaraza gusimbura uyu araza kwicaza uyarusha uyu nguyu ibyo biratujyana rero no ku magambo ya Simon Jordan ariko tube turetse kuyinjiramo aya ni amagambo ya Liverpool chairman Tom Werner avuga
kuguha akazi Arne Slot. Ati I want to give great credit to Richard Hughes and Michael Edwards because they identified Arne Slot right away at their top choice. Ndashaka guhereza indabyo Richard Hughes na Michael Edwards kuko nibo bavumbuye Arne Slot nk'amahitamo yabo ya mbere y'abandi bose. They were not trying to duplicate the extraordinary qualities of Jurgen. Ntabwo barwanaga no gushaka umuntu wajya mu nkweto za Jurgen Klopp. They were looking for somebody who could bring their own ideas. Bashakaga umuntu wazana ibitekerezo byabo bo bifitiyemo bamaze gushushanya. Aha, Magnifique naduye n'amagambo ya Simon Jordan umunyamakuru wa Talksport. Twinjiremo neza cyane. Ati Simon Jordan ubwo waravuga ati iyi season niyo rwose yo kurebaho cyangwa se yo kugira icyo umuntu avuga kuri Arne Slot. Ati Slot inherited the team last year. Slot asa nk'uwarazwe ikipe mu mwaka ushize w'imikino. The rest of the league was relatively mediocre last season. Anima ekipe yose wabonaga ari ahabaye. Wabonaga asa n'arwaye. We are not seeing the Arne Slot team being built in front of our eyes. We are not seeing the Arne Slot team being built in front of our eyes. Ntabwo turi kubona ikipe ya Arne Slot yubakwa mu maso yacu. Aha. Shafi twinjire kuri iyi nkuru. Umunyamakuru Simon Jordan ati Arne Slot ikipe yafashe umwaka ushize yari ikipe irimo abakinnyi yuzuye. Ataka kanya rero nibwo tugiye kureba neza Arne Slot wariwe. Ikipe Arne Slot ari gushaka kubaka ntabwo turi kuyibona mu mboni z'amaso yacu. Wowe urabyumbute? Igihari cyo nicyo Arne yaranakomojeho mu kanya. Yego. Si ibya buri wese kuza agasanga donc projet wubatse n'abakinnyi we wiguriye. Yego. Nge nahari nkaza ariko babakinnyi we nkababyaza umusaruro nkabageza ku ntsinzi baha Premier League. Uwitwa Jurgen Klopp ajya kugenda abakinnyi yari afite Slot akiza nta kintu kimwe yahinduye. Yego. Abantu b'i Liverpool icyizere bari bifitiye gusa yongeyemo Chiesa wenyine. Federico Chiesa nawe utarumeze neza ku bibazo by'ubuzima. Icyari gihari abafana ba Liverpool baravugaga ngo ni umutoza mwiza tugize mu myaka isaga 10 usize ku munsi wa nyuma turi kumusezera mu cyubahiro agiye kwigendera. Yego. Aturirimbishije irindi zina rigiye kuza adusabye no kuryizera. Aha, yego. Reka icyo kintu tugikore mu muco twatojwe i Liverpool dutandukanye n'abe Manchester twe twerekane ko hari ukuntu twe twishimyemo ibintu bigiye kubarasinga tukamwizeramo. Sloters ahantu Slot rurebereye igitangaza ni hamwe. Buriya Slot yaza akanaferinga akanatangira adakina neza. Nta mufana w'i Liverpool ari guhita azazana ibyapa avuga ngo Slot out kuko bose bari bakiri mu mujyo w'intsinzi n'uburyohe bw'ibyo Klopp yabahaye kandi abasabye kwizera umuntu uje. Icyabayeho rero cyatesaga niki Slot bimeze nka kwa kundi uba ufite nk'umuntu ugiye guha akazi uvuga uti umuntu ngiye guha akazi ubwo ngiye kumuhira iduka inyungu nshobora kuzayibona nka nyuma y'imyaka 3 agahita gukubita ya nyungu mu myaka 3 mu mwaka wa mbere noneho umwaka utaha ugahita ubona ya nyungu nigeze donc ushaka kugira ngo komereze kuri ya nyungu wari wize mu myaka 3 kandi yayiguhaye mu mwaka wa mbere. Icyabaye kuri Slot rero nicyo yaraje akora ibyo be expectinga nko mu myaka 2 ahita bikora muri saison ya mbere. Isi yose ihita yikanga umutoza uri gutwara ibikombe bitwara n'abakinnyi Klopp yaguze ayinjizemo Chiesa wenyine nawe utari gukina cyane kubera ibibazo by'ubuzima noneho nagura biragenda gute. Nibwo yatangiye kugura umukinnyi mwiza mu gihugu cy'Ubudage muri shampiyona nka Bundesliga bakaguha umwataka mwiza mu gihugu cy'Ubwongereza wazanye n'undi mwataka utari muri Bundesliga bitego 15 ego ya Kitike ugatangira system yo kuvuga ngo nibyo yari mwiza mu myaka 10 amazaha Andy Robertson Trent yagiye reka ndebe uburyo ninjizamo umukinnyi aba umureft n'umured back abakinnyi b'inyuma ku mande ukinjiza Milos Kerkez ukinjiza Frimpong. Milos Kerkez ni umukinnyi wari muri Bournemouth ariko waje mu ikipe ya saison. Frimpong ni umushampiyo muri Bundesliga na Bayer Leverkusen ku bwa Xabi Alonso nawe wari umukinnyi mwiza wifujwe n'amakipe menshi no banabyibuka abantu yavuzwe henshi ni Manchester yagezeyo na hatavuzwe.
uyu munsi rero abantu bagahita bavuga bati niba kuri bwa Klopp nta mukinnyi yaguze noneho ubwo bamuguriye abakinnyi byanze biti abenshi bagahita bijyana muri case yo kuvuga ngo Slot ashobora kuba yaratubeshye abenshi bakavuga bati cya gikombe burya yaragitoraguye ni Pep utari umeze neza na Arteta wagwirirana gutari ufite abakinnyi bataka bari bamushiranye ariko bakibagirwa ikintu kimwe umupira w'amaguru uyu munsi revugezeho nago ari ukuvuga gusa ngo tuguhaye ikipe we Shafi dupangire bane bangahe ngo genda utsinde football si uko imeze uyu munsi bakubwiye ngo ikiragano cya Klopp noneho gishyire hasi completely zangira icyawe structure yacu noneho imeze gutya tugiye gutangira ibi nawe uricara ukabwira kugira ngo ibintu bigerweho nyeneye umukinnyi umeze uku ugashanya ikipe yawe nawe yego iyi ekipe nimara kuyibona kugira ngo projet yanjye itangire igere kuri iyo success nifuza birasaba niburi gihe kingana uko yego abo bakoresha bakakubwira bati it's okay nta kibazo tuendereye Slot ibyo barabimukoreye abakinnyi yifuzaga arababona anababonera igihe shampiyona itaratangira nubwo wenda hari atifashije cyane muri pre-season ariko nibura baraje ku buryo nko kuri game nk'iya gatatu bari bamaze kuhagera bose uyu munsi rero kiba gisigaye ni kimwe ni cya kintu nakubwiye cyitwa kuranforsa iyo system yanjye nangiye gukina ibintu Liverpool itari imenyere ndi kuzana bishya abakinnyi Milos Kerkez ivire muri Bournemouth Frimpong wa Bayer Leverkusen ndaza kubahuza gute n'abakinnyi mfite yo connection kuza kuyikora cyangwa se gukora icyo kintu cyitwa automatisme cyangwa se kuza abakinnyi nicyo Klopp ajya muri interview akakubwira ngo umukino umwe dutakaje ntarirarenga abantu mwikwibagirwa vuba niho kubabwira ngo njye ufite ubushobozi bwo gukoresha abo ntiguriye nananirwa nte gukoresha abo niguriye